ngo rero nk'uko Kristo tutakimumenya kwa kundi, kuko ntabwo gifite ya shusho. Amen. Nubwo ari wa wundi ntabwo gifite ya shusho. Nabo bari muri we ntabwo dukwiye kongera kubatekereza mu bisekuruza bivuga ngo muri bwa buzima bwa kera. Witinya nimba wowe utari mu bantu bingwiza murongo, witinya nimba koko uhagaze muri we, kubera yuko uko wari uri imbere si ukiri, amateka yawe yahindutse. Haleluya. Ntabwo ukwiye kwirebera mu buzima bwa kera. Niko Paulo yavuze, abari muri Kristo Yesu nk'uko nawe atakiri kwa kundi, niko n'abari muri we babaye ibyaremwe bisha. Ibya kera byarashize, amateka ya kera yarashize, dore byose nabihinduye bisha. Gendera rero muri ibyo bitekerezo bicyaremwe gisha. Gendera mu bitekerezo by'umuntu mushya. Gendera mu bitekerezo by'amateka mashya. Imvugo yawe ikwiye guhinduka, ntukavuge nk'uko wavugaga mbere, kuko Imana byose yabihinduye bisha. Haleluya. Ibihe nk'ibi ni ibihe bidasanzwe imbere y'Imana. Niyo mpamvu Satani atabinezererwa arabirwanya. Amen. Gusenga Imana nzima muri ubu buryo ni ibintu bidasanzwe mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu umwami igihe abigishwa be babazaniye umuntu urwaye igicuri, nyuma ntibabasha kwirukana iyo dayimoni y'igicuri, ku mubyeyi we abonye umwami yaramubwiye ko amutabara, nimba ubishoboye unkirize umwana, kuko abigishwa nabashyiriye umwana wanjye byananiranye yuko dayimoni imuvamo. Umwami Yesu aravuga ngo nimba mbishoboye, byose bishobokera Imana, bigashobokera n'abizera. Hanyuma aravuga aya magambo, noneho aracyaha dayimoni, iramushugusanya, nyuma imuvamo iragenda. Noneho abigishwa be mu gihe bari bonyine biherereye baramubaza bati, kubera iki twebwe tutabashije kwirukana dayimoni? Arababwira ngo cyambere ni ukutizera kwanyu, cya kabiri bene umudayimoni ntavanwamo n'ikindi atari ugusenga no kuyiriza. Uvuga ngo rero hari ubwiru bukomeye cyane. Amen. Haleluya. Ubwo turaza gukomeza ko iyi ni introduction gusa kugira ngo nkwereke ko ibyo twe turakora ntabwo turata umwanya. Reka tubisome muri Matayo 17 umurongo wa 14 tugeze kuri 21. Aramwegera aramupfukamira aramubwira ati, Mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, Yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, Ni iki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, Ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi muti, Va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza. Amen. Bene uwo ni ukuvuga ngo hari amoko menshi y'abadayimoni. Bene uwo ntavanwamo n'ikindi atari ugusenga no kwiyiriza. None se mu mbatwe turakora ubusa? Atari ugusenga no kwiyiriza. Ni ukuvuga ngo rero Satani arabizi ibivamo. Iyo ubwoko bw'Imana bwafashe umugambi wo kwiyiriza no gusenga, arabizi ko havamo imbaraga zo kumurimbura, imbaraga zo guhambura ibyari byanze guhamburwa n'amasengesho asanzwe. Arabizi ko ubwami bwe buraza guhura n'ingorane. Iyo ubwoko bw'Imana bwahagurutse
bugahuza umutima n'inama muri Kristo, bugasenga bifatanije no kwiyiriza. Ngo bene uwo ntavanwamo n'ikindi atari gusenga no kwiyiriza. Ariko icya mbere avuze ngo kutizera kwanyu. Nuvuga ngo ibyo turo turakora nimba ukwizera guhari, kandi ndizera ko guhari. Amen. Vuga uti ndizera ko guhari. Nimba ukwizera guhari, iri jambo ngo bene uwo mudayimoni, iyo kategori ya dayimoni, urwo rwego rw'iyo dayimoni, ngo nikurwamo n'ikindi atari gusenga no kwiyiriza. Ariko byose bigakorwa mu mwami. Uko iyo bitari mu mwami bihinduka ascetisme, kwibabaza k'umubiri. Amen. Twebwe rero turi mu mwami. Amen. Kandi duhagazemo neza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turizera abari no kuvuga ngo twasomije vuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Turizera rero ibyanditswe byera byose ko ari ukuri. Haleluya. Turizera ko ibyanditswe byose byera ari kuri. Bibiliya ni ukuri. Kuko ubwayo irivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibi rero dusomye hano ni ukuri. Kuko Imana ntabwo ibeshya. Ngo icyambere kutizera kwanyu niko kuzambya ibintu, niko gutuma ibintu bimwe bidakoreka. Icya kabiri, hariho imbaraga runaka zirwanya abera, zirwanya itorero, zirwanya umukristo, zidashobora kumuha amahoro, zidashobora kumujya kure, zidashobora kumureka, zidashobora kuva muri iyo situation, zidashobora kuva muri ubwo buzima kiretse gusenga no kwiyiriza. None tubirimo. Niba tubirimo rero, amen, nta karimbi nakamwe k'abadayimoni kari busigare mu buzima bwawe. Nta karimbi nakamwe k'abadayimoni kari busigare mu rugo rwawe. Nta karimbi nakamwe k'abadayimoni kari busigare muri business yawe. Nta karimbi nakamwe k'abadayimoni kari busigare mu mashuri yawe. Nta karimbi nakamwe k'abadayimoni kari busigare mu migambi ufite. Kuko bene uwo mudayimoni ubihagazemo ngo ntakurwamo n'ikindi kiretse intwaro yitwa gusenga no kwiyiriza, nimba usenga afite kwizera. Kandi ukwizera turagufite. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo impamvu tuvuga tukatura nuko twizeye. Urizera? Urizera? Zavuga urizera? Haleluya. Nimba wizera rero ibintu birakoreka. Amen. Haleluya. Imana ivuze ko yakoze ibintu, ukwiye kumenya neza ukuntu bihagararamo. Haleluya. Haleluya. Imana ivuze ibintu ukumenya uko bihagararamo, kuko abantu benshi aho nibo batakarira. Ababembe 10 batakambira umwami ngo abakize. Umwami arababwira ngo mugende kuyereka abatambyi. Mu ijambo rimwe yabakijije. Si byose? Kuko amategeko arababuza ko bajya mu bantu. Ababembe bahuye n'umwami Yesu. Bangahe? 10. Amen. Umwe muri bo yari umusamariya. 9 muri bo bari abayuda. Bafite amategeko. Genda muyereka abatambyi. Kandi amategeko arababuza uretse kujya ku batambyi, ababuza no kwegera abantu. Kuko ababembe babahaga kato. Donc ils étaient mis en quarantaine. Kure. Il y avait une vue de lépreux. Abantu b'abarembe hari. None mwama buziki. Bajye kwiyereka abatambyi se barabakurahe. Barakura ngoro. Kungoro hameze gute? Hitwa ahera. None se Yesu yaje kwica amategeko?
none se ko abatumye bagende aho badakwiye kujya? Kubera iki Yesu abatumye aho badakwiye kujya kandi yaravuze ngo ntiyaje kugira gute? Guhindura amategeko. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes mais les accomplir. Ntago naje ukura amategeko n'abahanuzi, ahubwo naje kubisohoza. None hano turamubona ari arica amategeko. Dis-moi jusque là kugezaho ari arica kandi ngo ntago yaje kuyagira gute? Mukiyanda vote. Je suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Ntago naje kuyakuraho. Mu gifaransa ngo abolir. Nuvuga ngo kuyahindura ubusa. None aravuze ngo mugende muyereka abatambyi. Nishe amategeko se? Yes or not? None. Kugeza. Amen. Umuntu amufatiranyaho yavuga ati wowe ntabwo uri umuhanuzi. Kuko n'amategeko y'Imana ntabwo yazi. Siko bamubwira? Siko se? Iyo umwami akubwiye ikintu hari igihe bihabanye n'ibyo wari usanzwe uzi, ariko ntumucire urubanza ako kanya. Wait a moment. Tegereza wowe. Hallelujah. Okay. Baragenda kuko bari bazi ko Yesu akiza kandi ahumanura. Barabizi. Niyo mpamvu bamwita Yesu mwene Dawidi tugirire imbabazi. Baragenda ngo bakivana na Yesu bageze hariya barareba basanga bakize. Basanze bakize. Amen. Wa munyamahanga ahita ati korose aragaruka amukubita imbere aramuramya kwa mutabaye. Amen. Nukuvuga ngo Yesu yarakubwiye ngo nakuremeye amateka mashya. Ariko kugeza uwo mwanya uracacanganyikirwa. Wajibizi niyo mpamvu benshi ntibarananezerwa ibyo yakoze, kuko turacyari abakamere ngo nzabibara bibonye. Bwira ati mwene data yabikoze. Isi iravuga ngo nimbibona nzabyemera. Yesu akavuga ngo nubyemera urabibona. Ubwami bw'Imana ni inverse y'ibyisi. Igihe nzabibona nzabyizera. Muge muti iyo ni isi. Ni kwivuga ni kwikora. Ubwami bw'Imana ngo byizere urabibona. Imana yavuze ngo nahinduye amateka. Mu gitondo ngo Imana iratwubakira inzu igize gute? Idakuka. Une maison stable. Kandi twabonye ko inzu mu buryo bw'umwuka n'ubuzima bwawe. Ngo Imana yahagurutse kubaka ubuzima bwawe mu buryo buri stable. Nta bizabuhungabanya. Ibihe uko bizakuranwa n'ibindi. Nuhagarara mu byo ururasengera. Nuhagarara mu ijambo ry'Imana ryavuze. Imana iravuga ngo naguhindura amateka, ndiho nahagurutse kugubakira inzu idakuka, une maison stable. Amen. Nuvuga ngo ibihe uko bizaba biri kose nta bihe bizaza ngo bigudestabilize, ngo bikunyeganyeze, ngo bihirike iyo nzu iby'Imana yubatse naho ubasha kubisenya. Genda muyereka abatambyi. Uwagarukiye aho Yesu ararica amateko, ariko arabizi ko niba wumvira baraza kugera mbere y'abatambyi batakira ababembe. Mu buryo umutambyi atababwira ngo umutambyi bati banyakubaha murashaka iki? Kuko ntago bakiri babandi. Iyo Yesu avuze ibintu birahinduka. Unaamini ya kwamba Yesu amebadilisha mambo? Unaamini ya kwamba Yesu ametenda? Haleluya. Sasa anza kuchangamuka sasa, kwa sababu Bwana amebadilisha mambo. Ibi nako bikiri bya bindi.
Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ibi bintu ntabwo bikiri bya bindi. Amen. Abakigutekereza muri bya bindi. Amen. Haleluya. Abo byabasize kuko ntabwo bikiri bya bindi. Haleluya. Tusome Abakorinto wa kabiri ibice 5 umurongo 14 tugeze kuri 17. Hano uraza kumva rero ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uraza kumva ibyo Imana yakoze. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Haleluya. Ngo Yesu abamubonye mu mubiri we mbere y'izuka. Amen. Mbere y'izuka rya Yesu hari abamubonye uko yari ameze. Yesu avuka Bethlehem, Yesu akurira Nazareti, Yesu akora imirimo ye uhereye Kapernaum, Yesu yapfiriye hanze ya Yerusalemu ku gasozi ka Golgota, bavuga inyabihanga kuko afite forme ya karane au gasozi, bayubise niyo mu bakita gutyo. Amen. Kugeza aho hari ishusho runaka ya Yesu. Kuva Bethlehem avuka kugeza Golgota apfa hariho ishusho ya Yesu. Sibyo? Hanyuma Paulo hano aravuga ngo nyuma y'izuka rye uwo Yesu rero ntagifite ya shusho. Amen. Mwabibise? Kuva Bethlehem, kuko ari abakiri Bethlehem ngeze no munsi, ni babandi bakivuga akana Yesu, bo baracari hehe? I Bethlehem. Hari abandi bakiri Golgota ku musaraba. Hari abandi bo bariho bararira nk'aba bapfakazi n'abandi ngo Dorokasi yapfuye. Ntimuzi? Abandi bararira umwami yapfuye kuko igituro n'agahinda. Ariko ni bake bamenya hakurya y'igituro uwo Yesu ameze gute, ahagaze gute. Amen. Abo ni bake, kuko ari bake bikeneye revelation. Imana y'ukuri ishurirwa na nibyo muri umwanya muto dufite tugira tuvuge. Haleluya. Nago dushaka kuvuga Yesu i Betelehemu kuko ntago akiri Betelehemu, kandi ntago azongera kujya Betelehemu ngongera avuga ubwa kabiri. Haleluya. Ntago akiri akana Yesu. Akana kanohere hariya na ekada. Jésus des petits enfants, c'est pas ça. Amen. Ntabwo Yesu akiri mu mihanda ya Kapernaumu, Galilaya, agenda aho yari ahavuye. Amen. Ntabwo Yesu ari imbere ya Pontiyo Pilato bamuca urubanza avirirana. Ibyo byararangiye. Ntabwo Yesu ari ku musaraba. Ibyo byararangiye. Ntabwo Yesu ari mu gituro. C'est du passé. Ibyo byararangiye. Ahubwo turashaka tumurebe Yesu, amen, hakurya y'igituro. Haleluya. Ameze gute? Amen. Aho naho hakurya y'igituro naho byararangiye. Amen. Amen. Uko turamubona yegera abigishwa be bagasangira. Yazutse. Naho byararangiye. Kuko igihe yabiyerekaga basubiye kuroba simbona bitura hasi.
baramwegereye nguko na mbere bamwe bwamwegeraga kandi yazutse. Iyo nabyo byararangiye. Ni episode kangahe? Ni neti ni kuri Bethlehem. We Odiro ni Yesu agendagenda mu mihanda yo muri Israel. Wowe ni hariya Igorogota. Wowe ni mu gituro. I'm sorry. Naguri mu gituro. Uyu nawe ni ya minsi 40 yazutse aracyakomezana nabigishwa isizi yuko byarangiye, ariko abigishwa be baramubona bakanasa sangira. Iyo nawe byararangiye. Amen. Amen. Turashaka turebe Yesu w'inyuma y'umusozi wa Elayono abasezera akazamuka bamureba. Uwo se wo Yesu yabaye kinoneho. Ahagaze ati, ameza ati. Ni episode kangahe? Ya gatandatu. Mwabibaze. Iyo niyo benshi batazi. Iyo niyo Satani adashaka ko abantu bamenya. Urashaka rero kwinjira muri episode ya gatandatu? Amen. Iyi niyo Paulo yavuze hano. Odiro dusomere hariya 16 niko yavuze. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne sur la chair. Si nous avons connu Christ sur la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Niki gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitutimutekereza dutyo. Amen. 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 Nimba ugitegereza muri za episode eshanu hindura. Niko Paulo avuga. Bya biciro bitanu byararangiye. Bethlehem byararangiye. Amen. Yesu agenda ariya agasonza akanyoterwa agasaba umusamariya akaza amazi byararangiye. Mwabyise. Yesu wagiye i Golgotha byararangiye. Yesu mu gituro byararangiye. Yesu azutse akamara iminsi 40 n'abigishwa be, isi itakimubona ariko ari kumwe n'abigishwa be byararangiye. Turashaka kureba rero Yesu rero ahagaze ku musozi wa Elayono amaze gusezera abigishwa be akazamuka bamureba kugeza aho igicu kize kamutwikira ntihongera kumubona kugeza ubu ashize imyaka 2000. Turashaka kumenya hakurya y'igicu Yesu yabaye iki? Uyu munsi ugenda uvuga ngo hakurya y'igicu hari iki? Amen. Gatumurebe hakurya y'igicu. Yesu Yohana igice cya mbere. Amen. Yesu Yohana igice cya mbere. Imana ishimwe. Ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 18. Aha niho hari ishusho ya Yesu hakurya y'igicu. Njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyohereza amatorero 7 ari muri Efeso, n'i Simuruna, n'i Perugamo, n'i Tuatira, n'i Sarudi, n'i Filadelfiya, n'i Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Amen.
iyi niyo shusho ya Yesu Kristo nyuma yo gutandukana n'abigishwa be akagenda hakurya y'ibicu. Mwumvise ameze gute? Mwumvise gute? Ikibikwereka nuko uyu Yohana ni nyuma y'izuka rya Yesu ya minsi 40 bakomeza kubana gutya. Okay? Ariko uwo Yesu rero w'inyuma hakurya y'ibicu amaze kuzamuka mu ijuru, Yohana amurebye yaguye hasi nk'upfuye. Le même Jésus, amen, bagenanye nawe imyaka 3 n'igice, basangiye, baryamye hamwe, banakomeje kubana no gusangira iminsi 40 amaze kuzuka, ntago tubona abigishwa be bagwa hasi. Ariko Yesu Kristo w'inyuma y'izamuka ryita ascension, amen, araje kwiyereka Yohana mu kigwa cy'Ipatimo aba Baroma bamufungiye. Yohana aravuga ngo ngwa hasi mera nk'upfuye. Uwo ni wo Yesu Satani n'abadayimoni badashaka kutumenya. Koma amashi kumwami Yesu. Uwo ni wo Paulo yanditse hano muri verse ngo nago tukimumenya gutyo. Kuko Paulo yahuye na Yesu wa wundi w'inyuma hakurya y'ibicu mu nzira y'i Damasiko. Yesu wahuye na Sauli. N'uyu Yesu Kristo atari inyuma y'izuka gusa, ariko Yesu Kristo w'inyuma y'ibicu yinjiye mu bwiza, yahoranye nabwo isi itararemwa. Na niyo mpamvu Sauli yahisagwa hasi arahuma, kuko nawe ubasha kumureba ubu ngo abeho. Yesu ubu ntabwo ari uriya w'i Betelehemu uruhinja, ntabwo ari uriya yagendagana mu mihanda yo muri Isirayeli, ntabwo ari uriya bafashe rya joro Getsemane, ntabwo akiri wa wundi, reka tukoreshe ijambo ntabwo akiri, amen, ntabwo akiri wa wundi bashoreye yikoreye umusaraba kugeza hanze ya Yerusalemu ku gasozi Golgota bakamumanika. Yesu ntabwo akiri wa wundi w'iminsi 40 nyuma y'izuka rye asangira n'abigishwa be akomeza kubigisha iby'ubwami bw'Imana. Yesu w'inyuma yizamuka asubira mu ijuru, n'uyu Yesu Kristo avugwa hano mu byanditswe Yohana igice cya mbere. Kubera yuko na Yohana ubwe ntiyabashije guhangara ubwiza bwe, yaguye hasi amera nk'upfuye. Kugira ngo avugane nawe byabaye ngombwa ko Yesu Kristo in glory amukoraho ngo witinya. Imbaraga ze zirinjira muri Yohana. Yohana rero abona kuvugana nawe. Bitabaye bityo ntabwo yari kuvaho. Bene data, ubu Yesu turo turasenga ubu, ubu Yesu turo turakorera ubu, ubu Yesu turo turavuga ubu, benshi ntabwo tumuzi muri ubwo buryo. Nayo mu Paulo avuga ngo nimba twaramumenye muri bya byiciro twavuze, ngo ubu ntabwo ariko tukimuzi. Imana yahabwe icyubahiro. Ni Yesu yinjiye mu bwiza bwe, amen. Hari n'indi jambo benshi basoma ntibasobanukirwe. Le jour du Seigneur, ariya je fus ravi en esprit, ariya 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Uwo ni umunsi waheze. None umunsi w'umwami yavuze hano nuhe? Le jour du Seigneur, je fus ravi en esprit. Vuga ngo yajyanywe mu mwuka. Nonse yajyanywe he? Iriya shusho ya Yesu ivuzwe hano Yohana yabonye mu gice cya mbere, amen, niyo shusho y'umunsi w'umwami ba Zefaniya, Sofoni bavuze n'abandi bose bavuze ngo umunsi uteye ubwoba. Mu isano rya kera bawita umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba, uzaba umwijima n'uzaba umucyo. Mwabyise? Mu isano rya kera babyita le jour de l'Éternel, umunsi uteye ubwoba. Mu isano rishya bawita le jour du Seigneur. Amen. Mwabyumvise? Amen.
bitandukanye n'umunsi w'umwami wacu, amen, wo kuza gutwara itorero. Uwo ni umunsi wundi. Ariko uyu munsi uvuga hano niwo witwa le jour de l'Éternel, umunsi w'iteka. Ngo ni umunsi uteye ubwoba. Niwo waryari. Nimwibaze Yesu naza muri ya shusho watubwiye, mu isi bazamwakira gute? Mukaribu Matayo 24 27-30. Mwumve uwo munsi. kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzava. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yo mu isi nibwo azaboroga, abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Amen. Ni umunsi umeze gute? Uteye ubwoba, ngo n'imbaraga zo mu ijuru zanyeganyezwa. Amen. Uwo munsi ngo Yohana yawubonye anticipativement. Yohana, umviriza, en français je dirais, par l'esprit de Dieu, Jean a traversé des siècles. Nuvuga ngo Yohana umwuka yaramuteruye mu iyerekwa, amurenza ibinyenjana n'ibinyagihumbi, amugeza ku munsi w'iteka. Aha niyo bikwereka ko uriya Yesu w'i Nazareti niwo w'iteka by'ukuri. Na nibyo abahanuzi bise umunsi w'iteka. Tufate umuhanuzi umwe mu bandi benshi bavuze uwo munsi nka Amosi. Amen. Ibice 5:18 mu 19 na 20 nimushaka, hanyuma murebe icyo bita umunsi w'iteka. Le jour de l'Éternel niko yitwa. Ni nk'umuntu uhunze intare. 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Ngo muzabona ishyano, ni ukuvuga ngo ntabwo ari umunsi wo kwifuza. Muzabona ishyano, muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Stop. Mu Isezerano Rishya baratubwira ngo twifuze umunsi ugaruka k'umwami. Siko? Ngo umugeni n'itorero bavuge ngo kaze mwami Yesu. Siko be? Byeshwe na 22. Sibyo? Nago tuhajya twasomye kenshi. Ibyahishwe Yohana 22. Amen. Mirongo irangiza kugeza ku 21 urangiza. Ngo umugeni na Kristo bavuga iki? Ngwino. None Amos yavuze iki? Ngo malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Ngo bazabonisha bifuza. None se Bibiliya igira contradiction. Nuvuga ngo ni iminsi ibiri itandukanye. Ni iminsi ibiri itandukanye. Umwe ngo ntimukawifuze, ariko ubundi twega bizera tuwifuze. Komeza. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Bazamuza ati urawushakira iki? Komeza. Urawushakira iki? Urawushakira iki? Uzaba ari umwijima, si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu. Mbega uwo munsi muri data niba wari ikibazo. Ibi rero abazasigara mu isi nyuma y'izamuka, umwuka arabwira ngo nimukifuze uwo munsi. Mu ijambo rimwe umwuka aravuga ngo icyo Imana yakwifuza umuntu wese nuko uwo munsi utazamusanga mu isi. Akwiye kuba mu bantu bazazamurwa n'itorero. Komeza. Cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika, inzoka ikamurya. Mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. Mwabyumvise? Uyu munsi rero uri hano Amos avuga
niwo Yohana yabonye mu gice cya mbere mu gitabo yanditse. Yabonye uwo munsi uteye ubwoba, wa munsi umwami azamanuka mu bwiza no mu cyubahiro cya se, wa munsi azasohoza ibyo yabwiye Ponsiyo Pilato amubwiye wowe uri umwami, amusuzugura. Aravuga ngo ndiwe, ngo kandi igihe kizaza aho muzabona umwana w'umuntu agarutse mu mbaraga no mu bwiza bwa se n'abamarayika b'ubushobozi, ngo niho azaha umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Uwo munsi rero Uwiteka niwo Yohana yahishuriwe. Ari ikintu gitangaje hano, uje kuri uwo munsi Uwiteka ni wa wundi nyine Yohana yakundaga kuryama mu gituza cye, ariko noneho ntukimenya muri ubwo buryo yinjiye mu bwiza bwe. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Bituzana hehe? Bituzana kudakinisha izina rya Yesu. Bya bindi bya ngo Yesu. Ntabwo Yesu akiri Betelehemu uruhinja. Ntabwo Yesu akiri wa mwana w'umuntu agenda mu umuyuda abandi bakabona ngo ni umuyuda usanzwe, sibyo? Ntabwo Yesu akiri wa wundi wa Golgotha. Ntabwo Yesu akiri wa wundi wo mu gituro. Ntabwo Yesu akiri wa wundi w'iminsi 40 nyuma y'izuka. Yesu ari mu bwiza bwe. Bivuga iki rero? Amaze gutandukanywa n'abigishwa be, igicu kikamutwikira arimo akagenda. Amen. Yasubiye muri position yari afite atarambara umubiri. Na niyo mpamvu uyu munsi, amen, abadayimoni bahiye ubwoba, kuko bimenyetso byo garuka kwe barabibona, kandi barabizi ko atagarutse guca bugufi, kwicisha bugufi abe uruhinja. Aragarutse nka ya mana bari bazi itarabavuma ngo bave mu ijuru. Iragarutse, ariko agarutse nk'umwana w'umuntu, ariko in glory, mu bwiza. Amen. Noneho dore rero aho bibera byiza. Paulo yavuze iki? Ngo nimba hari umuntu twamenye mu by'ibisekuruza, siko yavuze? Ngo nta muntu tukimenya muri ubwo buryo. Ni kuvuga iki? Bigakonza mbabaze, mwamenye umunsi w'Uwiteka uvuga hano? Muri Bibiliya hari iminsi 2. Umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba, ntukawifuze. Umunsi w'umwami ni umunsi w'umwami aje gufata umugeni, ari wito torero. Wowe, amen, uzaje wifuza. Amen. Kuko ntabwo aje nk'intare kudukanga. Araje, ibaze umuntu aje gufata umugeni we akaza tondoma. Sikibazo? Nimwibaze umugeni bamuteguye, noneho umukwe araje baramwerekeje kujya gufata umugeni hari iwabo. Noneho akaza avuga ati wowe Mary ngo ari umugabo uzambona, ahubwo akabe kashobotse. Uyo muntu aje gufata umugeni avuga gutyo, si byagora? Rero Yesu ntago tumwiteze muri bwa buryo bwa Mose. Tumwiteze aza dusekera, kandi ngo yasetse aramurika kurusha izuba. Ngo nimuze kuri jyewe munsange abaho umugisha na Data isi itararemwa. Haleluya. Muragwe ubwami mwateguriwe. Azaza avuga ijwi ryiza, ijwi ry'ihumure, ijwi rivuga ngo mwarwaye intambara nziza yo kwizera, bamwe mwarankunze mutarambona, nimuze rero mbahanagura amarira. Haleluya. Nimuze mwinjire mu byishimo bya Data. Haleluya. Ni umunsi mwiza wo kwifuza. Vivement le retour de Jésus. Ni umunsi mwiza wo kwifuza. Ngo ariko babandi badakijijwe ngo nibakifuze umunsi w'Uwiteka. Mwabyumvise? Kuko n'abadayimoni barawutinya. None rero mumurikire bene Data. Tumvise ko Yesu tutakimenya kwa kundi ari mu bwiza. N'umwana w'umuntu ariko ari mu bwiza. Okay? Ariko abandi bavuzwe hariya nabo ngo nitukwiye kubamenya
tunyujije mu bisekuruza byabo. Abo ni bande? Abamwizeye. This is my point. Iyi niyo ntego y'ubutumwa bw'uyu mugoroba. Abamwizeye. Mbere yuko Pawulo avuga ibi, hari amagambo Odira dusomeye, aravuga ngo umwe yapfuiriye bose. Amen. Kugira ngo bose babeshweho nawe cyangwa babeho kubwe. Abo bose ni bande? N'abamwizeye. Ngo Kristo yapfiriye bose kugira ngo bose babeho kubwe. Okay? Sibyo? Noneho Pawulo avuga rero ngo nimba hari abantu tukimenya mu buryo bisekuruza, nuvuga ngo mu buzima busanzwe mwene kanaka, amateka yo turayazi, nuwo ku Rusumo, ise n'uyu, ibi nibi, iwabo n'abagome, ibyo birazwi mu mateka, cyangwa n'abagira neza. Ngo nimba tuzi abantu muri ubwo buryo bw'ibisekuruza, mu buryo naturel, mu buryo bwa kimuntu, ngo rero nk'uko Kristo tutakimumenya kwa kundi, kuko ntabwo gifite ya shusho. Amen. Nubwo ari wa wundi ntabwo gifite ya shusho. Ngo nabo bari muri we ntabwo dukwiye kongera kubatekereza mu bisekuruza, bivuga ngo muri bwa buzima bwa kera. Kubera yuko siko bakimeze. Oya! Nk'uko Kristo, haleluya, tutakwiye kongera kumurebera muri bwa buzima anyuzemo hano muri iyi si, ahubwo yinjiye mu bwiza bwe, ngo n'abari muri we n'abamwizeye ntabwo dukwiye kubarebera mu bisekuruza, kuko ntabwo bakibirimo, babaye ibyaremwe bisha, ibya kera byarashize, byose yabihinduye bisha. Niyo mpamvu nimba uriya mwene data wari umuzi kera, ari umusinzi, ari indaya, ari umujura, ari umuntu w'ibigambo, ari umutekamutwe, ari umwirasi, ari muri ibi n'ibi, ayo mateka ntabwo mu ijuru bakiyazi, yarahindutse. Yesu yamuhinduriye amateka. Niwongere kumurebera mu bisekuruza, niwongere kumurebera mu mateka ya kera, ayo mateka Yesu yarahinduye. Iyi niyo meaning y'aya magambo, kandi bijyanye n'iby'Imana yatubwiye kuva ku munsi wa mbere, ngo nimukongere kwirebera muri ya mateka narayahinduye. Igisigaye ni ikihe rero? Nk'uko wagendeye mu bitekerezo by'ayo mateka bakuziho ibisekuruza n'ubuzima busanzwe bw'akamere, hindura mind yawe, utangire kugendera mu bitekerezo by'amateka masha. Bibiliya ivuga ngo Kristo ntabwo tukimuzi kwa kundi, na Yohana wabanye nawe amaze kumubona mu bwiza bwe, amen, yaramuyobewe. Yavuze iki? Ngo amaso ye acyaye aramurika kurusha izuba. Ibyo se nibyo yaramuziho mbere? Mais décris un peu le Seigneur dans la gloire. Mukurike bendata. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera. Uko se niko Yohana yamubonye mbere? Cyangwa nka shelegi. N'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi. Ariko watangiriye kure 13. Kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Ibyo se Yohana Yesu w'i Nazareti niko yaramuzi? Ariko ni wa wundi nyine?
umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Amen. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya. Kugeza aho ntabwo aramumenye uwo ari we. Amen. Mwabyumvise? Reka rero amwibwire. Ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Amen. Amen. Aramwibwira ngo nige wa wundi bashize ku musaraba, nawe wari uhagaze Yohana. Igihe nakubwira ngo dore mama wawe, mbwira Mariya ngo dore umwana wawe, nige wa wundi. None habaye iki? Il est dans la gloire. Bwana yu katika utukufu. Haleluya. Mubizi uko ameze? Ubwo se wowe wamuhangara wowe? Ubwo rero a partir yu guhera none uzaje ubwira ibintu byose biza kugukanga bihure n'uyu. Yesu numva muri iyi minsi turimo umuntu ataryoherwa n'aya majambo sinzi azavayo gute, kuko amakuru ari hanze aho arashaririye. Mvuge muti pe, fungura radio yawe arashaririye, ufungura internet yawe arashaririye, umva ibiba iburasirazuba birashaririye, ibiba irengerazuba birashaririye, ibiba ikusi birashaririye, ibi kasikazi birashaririye. None se wumva utafite amagambo cyangwa urarayumva ntagire icyo amubwira, uyo muntu se mwamufata muti? Azanezezwa niki? Azahumurizwa niki? Cyangwa ntago ndi mu isi murimo mwebwe? Hanze ya Yesu birashaririye. Mu Kirundi bazi ko babyita byadogeye. No kuvuga ngo ibintu birashaririye ni bibi. Sinzi wowe ugikunda iyi si nimba ari yigiye mbona. Wajibise ibintu byazambye mu mane zine zisi. Harakana ushaka kubereka rero, jya muri Daniel. Murabizi ko umurimo wa mbere Imana yanshize, amen, ni ukwigisha ubwoko bwayo. Okay? Iyo niyo ministeri Imana yampabaye. Soma Daniel ibice 7 ku murongo wa 9 wumve ibiri hano. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriye intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Amen. Ngo umusatsi umeze gute? Wasaga na shelegi. Soma. Umusatsi umeze gute? N'ubwoya? Ubwoya bw'intama, pardon. Nyuma ibyashe Yohana igice cya mbere, Yesu yeretse Yohana mu gice Patimo. Ngo umusatsi umeze gute? Wasaga n'ubwoya bw'intama. Bimeze gute? Birahuye. Birahuye. Nukuvuga ngo ni kuvuga iki? Niwe. Daniel abibonye imyaka isaga 500 Yesu ataravuka. None ibyo yabonye Daniel, Yohana nyuma y'imyaka 500 abonye Yesu asa n'uwo Daniel yabonye. Bivuga ngo Yesu ubwe niwe Uwiteka Nyiringabo. Yeye ndiye Bwana wa majeshi. Haleluya. None metandarangije mbabwira ngo icyo yabwiye Yohana nicyo atubwira. Witinya. Witinya ibiriho. Witinya ibizaba. Witinya ibikangisho bya Satani. Ndi uwa mbere ndi uw'imperuka. Ndi Alpha na Omega. Itangiriro n'iherezo. Nije mfite mu kuboko kwanjye imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Haleluya. Amateka ari mu kuboko kwanjye. Your past, hallelujah, is in my hands. Ejo hashize mu kuboko kwanjye, none mu kuboko kwanjye, ejo mu kuboko kwanjye. Witinya rero.
iryo niyo jambo Yesu mu bwiza bwe yabwiye intumwa ye, yamusanze mu gihe gikomeye. Yohana yari yatawe mu kigwa cya Patimo, ava mu giturwa bamujugunye iyo. Abaroma mu guhana abantu babatwaraga agati y'inyanja Mediterane mu kigwa cyitwa Patimo, bari bafiteho kariyeri yo gucukura amabuye yo gukora amapave y'Abaroma. Wanyise mu gifaransa bita ngo c'était un lieu de bannissement. Iyo bashatse kuguca niho bakujyanaga. Wabibise? Yohana rero bamujyanyaho ni mu bitare, nta muntu. Kandi Yohana yari umusaza, we ntabwo yari kubasha guhonda amabuye. Kwari kuye gusoma mujugunya hariya kugira ngo areke kubasakuriza n'ubutumwa bwiza bubacira urubanza mu mitima yabo. Umwami rero amusanga muri iyo situation, afite agahinda kuko ari kure y'itorero, ikure y'umurimo w'Imana, loin du champ missionnaire. Kandi cyabereyeho ni ugukomeza amatorero y'Imana. Niyo mpamvu bagenzi be barapfuye kera, izindi ntumwa, we yarasigaye arashaje, afite imyaka 80, ikinyejana cya mbere cyenda kurangira. Babibise ni umusaza araho imyaka 80. Yesu amusanze muri iyo condition, ni imfungwa, atari mu gereza nk'izi, mu kirwa hagati y'ibitare, hagati y'ibintu biteye ubwoba. Niyo mpamvu yamwiyeretse muri power, amwereka muri glory, amwereka mu bwiza. Amaze kumwiyereka amubwira iryo jambo ko niryo yarakeneye: witinya Yohana, witinya ibibabajwe, witinya abo Baroma. Haleluya! Ndi hejuru y'imbaraga zose. Hanyuma aramwereka rero yuko niwe Uwiteka ubwe. Izo mbaraga zahaye Yohana ubutwari bwo kuzasoza umurimo Imana yamuhamagariye. Nawe muvandimwe, mu gusoza, witinya nimba wizera umwami Yesu. Witinya nimba wowe utari mu bantu b'ingwiza murongo. Witinya nimba koko uhagaze muri we, kubera yuko uko wari uri imbere si ukiri. Amateka yawe yahindutse. Haleluya! Nagukwiye kwirebera mu buzima bwa kera. Niko Paulo yavuze, abari muri Kristo Yesu nkuko nawe atakiri kwa kundi, niko nabari muri we babaye ibyaremwe bisha. Ibya kera byarashize, amateka ya kera yarashize, dore byose nabihinduye bisha. Gendera rero muri ibyo bitekerezo bicyaremwe gisha. Gendera mu bitekerezo by'umuntu mushya. Gendera mu bitekerezo by'amateka mashya. Imvugo yawe ikwiye guhinduka, ntukavuge nko wavugaga mbere, kuko Imana byose yabihinduye bisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugeze mu bihe aho witinya ya Yesu ikenewe mu buzima bwacu. Dukeneye aho witinya wa Yesu ibi intwaro yacu, ukamenya ko uwo Yesu ari muri wowe, ntabwo ari wa wundi nkuko bamubonye muri iyi si. Ari muri glory, ari mu bwiza bwe. Haleluya! Igihe azaseruka bakamureba, yabivuze ngo amanga yose azaboroga. Mose n'abandi bahanuzi ngo ni umunsi uteye ubwoba, ngo kandi ngo abantu ntibakawifuze. Ariko twebwe turiteze umunsi w'amahirwe, amen, wo kuzaboneka k'umwami wacu aje kudutwara mu munezero udashira, mu bwiza budashira. Haleluya! Uko azasa niko tuzasa. Haleluya! Ariko nubwo bitaraba ngo tubibone, ariko niko biri mu buryo bw'umwuka. None muvandimwe uri hano, nikiye kibazo wumva cyakunyaga kwishimira agakiza? Nikiye kibazo wumva cyakubuza umudendezo wo gushima icyo Yesu yaguhinduye cyo? Nikiye kintu kizaza ngo kiza gutandukanye n'uwo mwami? Ndarangije nkubwira amagambo ya Paulo ngo ese ni inkota, ese ni inzara, ese ni kwambara ubusa, ese ni urupfu, ngo ndazi, ese ni gutotezwa, ngo ndazi ntashidikanya ko nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo Imana yadukunze muri Kristo Yesu. Yaba inkota, yaba gusonza, yaba kwambara ubusa, yaba abamarayika,
yaba abadayimoni, yaba ibiriho, yaba ibizaba, yaba ibijyepfo, yaba uburebure bw'umurambararo, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur, ni les anges, ni les démons, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses passées, ni les choses d'avenir, aucune autre créature, rien, nta na kimwe gifite imbaraga zo kudutandukanya n'urukundo Imana yadukunze muri Kristo Yesu. Ariko tahana ijambo rimwe, Yesu ntukongere kumwizera muri bwa buryo Bibiri kubwira yari ari muri isi. Siko akiri. Your Jesus right now is in glory. Umwami wawe ari mu bwiza. Ibikurwanya byose uzajya ufata ibyashoye Yohana igice cya mbere. Ubwete nguyu genda mubonane nawe. Hanyuma uzabona ukuntu abadayimoni biruka. Uzabona ukuntu ibyo bibazo bihunga. Amen. Kuko niko ari. Haleluya. Inkuru nziza kubivuze ngo natwe niko turi muri we. Imana yaguha icyubahiro. Urabyizera? 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 Rero ntukongere kwireba muri ya mateka. Kandi ubuze n'isi, amen, kukurebera muri ya mateka. Uzayibuza gute? Ukwatura. Amen. Wowe ubwawe ntiwiyirebe muri ya mateka kuko yahindutse. N'isi uyibuze kukurebera muri ayo mateka. Uzayibuza gute? Kwatura. Ntabwo nikiri wa wundi. Ndicyare mu isi. Amateka yahindutse. Inzu yanjye ntabwo yubatse ku musenyi, irubatse ku rutare. Ubuzima bwanjye Uwiteka arabwubaka. Haleluya. Ndi mu bwiza. Haleluya. Haleluya. Sinzapfa nzarama. Haleluya. Sinzakena, nzatunga ntunganirwe. Haleluya. Sinzarwaragura. Haleluya. Buri gihe cyose nzaba mfitiwe ubuzima buzira umuze. Haleluya. Ukwiye kwatura amateka mashya, kuko ntabwo tukimenya abantu bo muri Yesu mu bisekuruza, kuko nawe ndikumumenya uko yarari. Gideon, mariko Uwiteka amusanze mu buvumo, ariwe arasekura utugano. Aramubwira ngo uraho wantwariwe. Gideon aravuga ati intwari yewe. Atangira rero kugira enimere c'est quoi? Gutondagura. Ati jewe intwari. Ati dore ndi muto mu muryango wa data. Icya kabiri, umuryango wa data ni mutoye. Arakomeza aravuga ubuto bwose. Arangije ikindi nacyo unsanze he? Ari intwari iba mu buvumo. Ati yewe wanyibeshyeho. Mareka aravuga ati ni wowe Uwiteka yatoranije kuvana mu buretwa ubu bwoko. Hanyuma Gideoni aravuga ngo ati gute se? Ati urahagurukana izo mbaraga. Gideoni ati imbaraga mfite nizo gusikura agafuka ngana ubusa. Izi mbaraga zizarwanya abamidiyani. Avuga ati hagurukana izo mbaraga. Kubera yuko ijambo gusa uraho wantwariwe zahise zihindura amateka. Imana ikubwiye ngo uraho wamukirewe, ako kanya amateka yawe arahinduka. None ntiyakubise abamidiyani se?
ntiyabohoye abisirayeli. Amen, haleluya. Bakamara imyaka 40 nabo bakandamiza wakandamije kubw'ijambo rimwe gusa rivuye ku Uwiteka. Uraho wantwariwe. You have to change your mind. Imana yakubwiye ngo witinya, amateka yawe nayahinduye. Nibaze ko hari ibindi biva hariya, iri jambo gusa yavuze birarangiye. Kuko Imana yabwiye Gideyoni niyo Mana dusenga. None fata umunota umwe wowe ubwawe, ibwire wowe uko amateka yahindutse. Bira byose ubiziho by'iwanyu, babavuzeho bagize gute mu iwanyu, ngo biki n'ibiki, ngo biki biki, sibyo byange. Uvuga uti giyewe kanaka, amateka yanjye ntabwo akireberwa mu bisekuruza, ndi muri Kristo, ndicyari mugisha, mfite amateka masha. 1 2 3 umwe wese nayiyatureho. Haleluya, haleluya. Wiyatureho ibyo Imana ivuga. Amateka yawe Imana yahinduye. Ntukirebe uko wirebaga mbere, ntukirebere mu bisekuruza byawe, ntukirebe mu mateka yashize. Imana yabihinduye byose. Witinya, Imana yahinduye amateka yawe. Nimba uri muri Kristo Yesu, ntabwo ukiri muri ya mateka. Nimba ukiri muri Kristo, uri muri Kristo Yesu, ntabwo ukwiye kwitekerereza mu mateka yashaje. Yesu ubwe ntabwo tukimureba uko yari ameze. Natwe muri we twarahindutse, ibyaremwe bisha. Turi muri Kristo mu mateka masha. Nkuko nawe ntabwo tukimumenya nkuko twamumenye mbere muri iyi si. Uyu munsi amateka yawe uyahambe, uyasezere. Ayo mateka y'ibisekuruza ararangiye. Ayo mateka yawe y'imyaka yashize birarangiye. Si lourde soit-elle, ton histoire passée, c'est fini. Imana yabihinduye bisha. Nimba ubyizera uvuga uti amen. Uvuga uti amen. Uvuga uti amen. Amen. Haleluya. Uzinjira mu by'Imana yavuze. Gideyoni yabaye intwari, ahinduka umucamanza wa Isirayeli. Amaze gukubita Abamidiyani akoresheje ingabo 300, akubita intwari z'Abamidiyani kubw'ijambo rimwe gusa, wantwariwe. Haleluya. Reka rero tubahe umugisha. Amen. Bibe nk'uko ubyizeye. Haleluya. Icyama mu mariri yanyu, mwumviriza. Icyama mu mariri yanyu iri joro, mukarota ibyo Imana imaze gukora. Mukarota ayo mateka mashya. Ntimwingire kubibona mbere, birabyashize. Amen. Muri byaremwe bisha muri Kristo Yesu n'amateka mashya. Amen. Arababwiye ngo witinya. Amen. Ntihagire ikintu na kimwe kiza gutinyisha. Kuko yavuze witinya, hari imbaraga zistopa ibintu byose byagutera ubwoba. Tuzamu amaboko yacu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera byantwe twese. Amen. Shalom, shalom. Mugire ijoro ryiza. Ibyaremwe bisha, amateka mashya.